ya ibintu bitatu wenda namuvugaho Mm. ni byinshi umuntu yamuvugaho ariko bitatu bitangaje namubonyeho. Mm. Cya mbere ni umunyabwenge ungana nawe Mm. n'imirimo akora idasanzwe urwego yaragezeho, Yego. ariko guca bugufi namubonanye ntakomenyereye mu bantu benshi b'iki gihe. Mm. Icyo kintu rwose arihariye kuri icyo. Yego. Icya kabiri gitangaje kuri we nabonye mu nyigisho ze zose uhita wumva ubwenge ukanabubona. Mm. Yari umunyabwenge ku rwego rutangaje. Mm. N'umuntu avuga ukabona n'ubwenge buri kuvuga, ukabona n'ibyo akora n'ubwenge buri aho. Umuntu wigisha ukumva ari gufungura abantu, ni nk'amavise yafunzwe, ukabona arafungura kabisa Mm. ubwenge bw'abantu mu buryo wumva ko abantu bari gukanguka. Ibyo nge nabimubonyeho. Mm. Icya gatatu cyantangaje, benshi uko bazamuka mu bwenge no kwiga amashuri menshi ahanitse no kugira ubutunzi mu bifatika no gukora mu myanya ikomeye, rwose iki ngiki tucemeranyeho mu banyafurika. Iyo bari kuzamuka bakunda gushira hasi by'Imana no kubyibagirwa nkaho ntacyo bimaze. Ariko niwe mugabo nabonye azamura Imana hari hose, ahubwo akumva arashaka ubundi bwenge bw'Imana. Mm. Nimba turi buramuke n'ubushake bwawe, nyemerera umuntu wese ahari uri bukurikire iki kiganiro, ubwiza bw'Imana n'imbaraga zisumba byose, igitinyiro c'Uwiteka n'umwuka wa data uganiriza umutima ukore ku bugingo bwe. Yumva Imana imukozeho, hagira ikimufasha, hagira ikimwungura, kuko duterana intege kugira ngo tutagwa isari, urugendo rukatunanira, ibyacu bikaba bibi, tukagira amaherezo mabi. Turashaka kubaho neza no kuzasoza neza. Imbaraga zitakuvaho zose zifatwe mpiri n'umwuka wa Yesu, ubwiza butaye mu mitima y'abera bose n'abatuye isi, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uyu munsi uburyo tubuze gukora ikiganiro, turi buganire kuri sije, ariko ikintu nyamukuru tugiye kuza kuvuga ku buzima bwa Dr. Kigabo. Ariko mbere yuko tuza kubivugaho, uraza kubanza udukorere introduction y'uyu munsi, ubwire abantu badukurikiye, hari message bafitiye, hari ikintu washize Imana yagushize ku mutima, uvuga uti iki nicyo ngomba kubanza kubabwira. Murakoze. Mm. Ndumva turi kuko mubivuze rwose muri iki gihe abantu benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda n'abari mu mahanga hanze no mu bindi bihugu, twese turi mu kiriyo. Benshi bari basanzwe bazi Dr. Kigabo nk'umuhanga n'umunyabwenge, ariko kandi n'umukozi w'Imana, akaba n'inshuti ya benshi. Nanjye ndi muri abo, byanankozeho cyane. Ntaragira n'ibindi byinshi mvuga, ndumva nabanza gutanga pole ku muryango wa Dr. Professor Kigabo, madamu n'abana, rwose mukomere mukomere mukomere. Yatangiye umurimo mwiza muri mwe n'izawusoza. Se w'imfubyi, mugabo w'abapfakazi, imfura idahemukira abayo, abasura bane namwe kandi abahoze, twese anaduhoze, twese twarikanze, twese twarababaye nk'abari bamuzi, kuko nanjye mfite souvenir yansigiye. Hari ibyo yansigiye, hari ibyo namubonyeho bitangaje. Niyo mpamvu numva ko nanjye muri kiriyo ntabura icyo namuvugaho. Dushingiye rero kuri ibyo, biradutera kuvugamo wenda ubutumwa bwiza se bumukoraho, ariko bukora no ku bandi bantu. Bityo nk'umukiranutsi wasinziriye wagiye, bigomba kwigisha abasigaye ku rwego rukomeye. Yego. Ndumva cyane ndakora ku buzima bwe, mbisanishe n'ubutumwa bwiza,
n'ibitureba twese yego nk'abasigaye uburyo twabyitwaramo. yes. Hanyuma dufite umucuranzi sinzi niba turi buze gutangira uririmbamo akantu gato cyane. Turabizi neza ko uri umushumba uyoboye intama hirya no hino ku isi, sinavuga ngo ni mu Rwanda gusa, abantu ushumbye ni benshi, hari n'abo utazi, hari abo bakumva ku majwi, hari abakubona kuri video, ubwo ndavuga gukurikira kuri za YouTube n'ahandi. Abo bose urabashumbye kuko bafashwa cyane n'ubutumwa mubagezaho. Ariko dusubiye inyuma gato, hari indirimbo wagiye ukora nyinshi zigenda zihindura ubuzima bw'abantu benshi. Wenda Imana ishobora kuba yagushizeho ku mutima uyu munsi, wenda atari muri zirya, ariko turibuze kubanza dukora akantu gato cyane. Kuko bivuze ku ndirimbo twagiye tuzikora zifasha abantu benshi mu myaka yatambutse ya kera kugeza n'ubu. Ariko uyu munsi mu kiriyo cya Professor Kigabo, indirimbo yanjyemo maze kumva ibyabaye, n'indirimbo imwe yanjye ku mutima, niyo nahimbye. Nibutse neza wenda igitero kimwe gutyo cyangwa bibiri nibyo nashobora kuririmbaho. Ivuga ngo nzanezerwa kuru ya munsi uhebuje, ninjiye mu rurembo rwera, nicaranye na Yesu n'abamarayika, badutambagize rwa rurembo. Tuzahurirayo n'abarya badusize, abo twasenganye muri iyi si, barimo Kigabo wadusize i Kigali, na Mateo wagendeye i Kongo. Tuzahurirayo n'abarya badusize, abo twasenganye muri iyi si, barimo Kigabo wadusize i Kigali, na Mateo wagendeye i Kongo. Nigitangaza kubona intwari za kera zo mu isezerano rya kera, bicaranye nabo mu isezerano risha, ndakwifuriza kutaburayo. Bicaranye nabo mu isezerano risha, ndakwifuriza kutaburayo. Amen, 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 amen. Hanyuma uburyo turibuze kugenda ni gutya, turibuze gutangira utubwira n'icyo uzi kuri Kigabo. Ese muziranye gute, mwamenyanye gute, n'icyo muziho, uvuga uti ibi ni bimwe mu byo muziho? Murakoze. Professor Kigabo uko tuziranye by'ukuri nari nsanzwe muzi, nubwo tutaturanye. Njye nakunze gutura mu bindi bihugu no gukorera mu bindi bihugu, nawe atuye mu Rwanda ari hakorera. Ariko biza kugera igihe turahura, maze kugaruka mu Rwanda kuhakorera no kuhaba. Abariho tubasha noneho guhura neza imbona nkubone. Yego. Icyambere cyantangaje kuri we, namwandikiye message mubwira ko nifuza ko twavugana tukazanabana mu giterane ku rusengero nari natangiye gukorera mu Rwanda, ariyo ngitangira agasengero kagitangira. Yego. Kandi natangiye mu gihe kibi, nari mu gihe kibi cyo gutakaza
natakaje amatora yose, natakaje imirimo yose nakoraga, natakaje ubutunzi bwose nari mfite, natakaje meme n'icubahiro umuntu yitwa ngo arafite ko ibyo ukora naho buri. Icyo gihe nari maze kubitakaza byose. Ndi umuntu benshi batakira, benshi batitaba, ababa bo mu rwego tungana, bakozi b'Imana n'inshuti n'abandi, kubera kumva ibibazo wagize, kumva ko watakaje ubutunzi, watakaje icubahiro, uko abantu bari bakuza atari ko bimeze, wagize ibibazo nawe ntawe bitashikira mu isi. Biratungurana siriti ukorera ahantu hatari iwanyu. Hari igihe nyine haba bene ibyo bashaka kwifuza ibyo ukora, bikamuma ko baguhutaza, ibyo bikaba. Yego. Icyo gihe ni bake nabonaga, ni nabake bansuraga, ni nabake bemera ko tunahura tuvugana, kumva ko niduhura ni ibibazo muzaniye, yagize ibibazo, takaje imirimo, wenda afite ibibazo arakenye, ibintu bene ibyo rwose. Nawe namwandikiye numva ko atansubiza, tutahura nkurikije imirimo akora, urwego arimo. Icya kabiri, wenda nawe arabifata kuko abandi babyumva, umuntu wagize ibibazo, wenda simfite icyo mufashisha ubu. Ari igihe abantu bumva ko bashaka kumva wese ko ndarubwira ngo paka mufashe ibintu by'amafaranga n'ibiki. Yego. Ariko buriya hari abantu bashakisha abantu, njye byampaye amasomo akomeye. Umuntu ashaka kugushaka, kuvugana byonyine bikaba umuti cyangwa se bikamuhindurira amateka. Yego. Ngewe Kigabo ibyo yarabinkoreye. Maze kumwandikira yise ansubiza, ubwo dutangira kwandikirana, tuza guhamagarana, turaga rwose byoroheje, ngira ngo mu minota 2 ngahe gusa mbwiye ni ngewe nimero yanjye wari uyifite bikina bikibene uko. Ati abakozi b'Imana nkamwe, ati abantu baba bakeneye bene uko ndagukurikirana. Okay, nigituma ndirimbye indirimbo uko yambwiye ati indirimbo zawe zaramfashije mu myaka yose. Kera kazigendana mu modoka, nkazumva mu rugo, nkazikurikira ku YouTube. Ati rwose ati wabereye umugisha abantu benshi. Abantu benshi bakunda kubimbwira, bikanezeza, nkavuga toke titwaruhiye ubusa, titwirukiye ubusa, hari abo byagiye bifasha. Bene uko namwe ati wakwemera ukadusura, twatangiye umurimo w'Imana ku Gisozi mu Gakinjiro, ariko niho tugitangira, nta gatore katarafata. Ndibuka natangiye gusenga mu bintu rwose n'inshuti wazibwira na bamwe mbwira ngo muvukana, mbwira ati haje kuvuga tugasengana umunsi ngiye gutangira, rwose bakabyanga. Nje gusengera abantu tuzi kuri bone n'abantu 2 cyangwa 3, uwari uyoboye ibihumbi n'ibihumbi byuzuye mu bihugu bitandukanye ahantu, cyangwa wasengeraga uvuye hari ibihumbi 4, nje gusenga wenyine n'abantu bari umugore n'abana b'abandi bene ibyo. Ariko twari tugitangira nyine bitarafatika cyane. Hari abantu bakora ikintu umuntu atapfa yibagiwe mu buzima. Sinshaka ko Dr. Kigabo arambwira ati nzaza, ati gutumirwa nayo kumva ntumiye n'iteka rikome, kugira ngo nanje byibura pakandagire kandi ngire icyo dusangiye cy'ijambo ry'Imana bene uko. Mbona raje bene ahantu uvuga ko benshi tumira ukabona ntibashobora kwemera ngo baze. Umutima wo kwicisha bugufi namubonanye ari mu bantu bake n'abanzi mu isi bafite uwo mutima bawugize. Ariko si kindi, hari umuntu ubona afite ubufura bwa bundi bwa kera tutakibona, bwabo hambere mu Banyarwanda ba kera twumva imfura zirya zagabiranaga, zirya za surana, zirya yababazwaga n'ibibazo by'undi muntu. Imfura yari mubona abonye muri iki gihe Kigabo yarimo. Ariko nanone akaso akarenza ubufura, kuko hejuru y'ubufura hari ikindi kibaho, wenda benshi batazabatekerezaho. Imfura ni umuntu ukorera neza abantu, ni umuntu ukora ibintu neza, n'ukora ibintu neza agakorera neza abantu, akabanira abantu neza, akagira ubuhamya muri rubanda bene uko no mu muryango we. Ariko iwe yongeraho ikindi cy'ubukiranutsi. Hejuru y'ubufura Kigabo yari yarashizeho ubukiranutsi. Ubukiranutsi buba hejuru y'ubufura. Yani ibyo nukuvuga ngo ni ubusabane umuntu yagiranye n'Imana abikomoye mu kwizera Yesu Kristo.
bigatuma rero yambara gukiranuka kwa Kristo kutari uko yiremera. Abafilipi 2:9 mboneke ndi muri we ndafite gukiranuka kwanjye, ahubwo mfite gukiranuka kuzanwa na Kristo, kwa Kristo. Yego. Uko si uko abantu, uko si uko imfura, uko ni ukw'Imana duherwa muri Kristo Yesu. Umuntu agatakaza ukwe akagira ukwa Yesu Kristo. Icyo ni ikindi namubonanye yari afite ubufura arabufite bwose, akongera noneho akarenza akagira ubukiranutsi. Umuntu aharwa muri Kristo. Iki cyarantangaje kuri uyu mugabo rwose. Naho noneho ikindi cyaje kubamo, tuganiriye mubwiye rero ko natangiye ambaza oke pole n'ibibazo bene uko wagiye. Hanyuma mumwereka ubwire ko ntangiye umurimo ariko ari ibintu bitoroshe. Gutangira umurimo udafite uburyo. Ahandi natangiraga insengero rwose mfite uburyo nkura ku cyicaro gikuru aho twakoreraga. Yego. Bikanyorohera rwose, ibiterane mu stade kuzura abantu ibintu bene. Ariko n'utangiye nta nabusa. Nta kintu na kimwe ufite. Natangiriye ku mafaranga madamu yarazanye n'abana, aho kuyagura ibintu byo mu nzu nyagura ibintu byo mu rusengero. Cyane cyabaye ikintu gikomeye. None se biragenda gute ko dufashe inzu, iyi nzu turayishyiramo iki, nta ntebe, nta sahani, nta kuko nta kintu na kimwe. Yego. Turemera tuba muri ubwo buzima bugoranye, ariko turavuga ngo turaba missionnaire tw'Imana yakitubwiye kera n'umuryango wanjye n'abana bawe n'umugore we mwese muri aba missionnaire muzakora umurimo w'Imana aho mugeze hose. Ndabwira ati ntimuzi icyo Imana yavuze ko turaba missionnaire, tureke ibyo mu nzu tugure ibyo mu rusengero. Yego. Nuko twabikoze. Tubona dusenga umunsi wa mbere abantu 13, senga ubukurikira nk'abantu nka 20 n'abangahe, senga ubukurikira nka 30 n'abangahe, abantu nka ngira ngo Dr. Kigabo yaje ari nk'abantu nka 70 kugera ku 100. Gutyo ikintu ntazamwibagiraho ngewe yansizemo gitangaje. Tumaze gusenga twaraganiriye ngira inama, arambwira ngo kwizera Imana simbi kwigisha urayizera. Yego. Kandi wabonye ikora ibikomeye, ariko ndungira ikibazo ngo upanike ku by'umurimo n'ubuzima. Yamana wizeye n'ubundi n'ahandi ibyo mwagiye mukora byagiye biva mu busa. Nanone nizakora n'ibindi. None anambwira ati Imana ikinigiye gushaka hano ngo ariho ukorera. Tekano bikore. Ariko ibintu byantangaje. Arambwira ati ikibazo tangira kumbwira ati abakozi b'Imana ari amakosa menshi bakora, bagashira imbaraga mu kwegeranya abantu cyane, babegeranyiriza ahantu, ntibagire planning y'uburyo bategura kubaka ibintu bidasanzwe. Ati ntibishimire ubukode no kuba muri sale nziza nk'iyo uri muri etage. Ati wategura uburyo ibyo ukora byose utangire gutegura kuzakorera ahantu hawe hitorero, ariko utishimira kuguma muri ibi nguze wimukane n'abantu. Yego. Kuko mu gihe gito Imana ishaka kuzamura umurimo wayo n'uwayo si uwawe. Ariko nzamubona abakozi b'Imana bishaguma bimukana n'umurimo bapanga heje agakodesha rero tugasanga ubutunzi bushiriyeyo. Ati ngewe icyo nagusaba, ntusuzugure ngo ufite abantu bake uvuye mu bihumbi by'abantu. Aba nabonye aba niwe muntu wantangaje. Turabona aba bantu muri kumwe aba. Yego. Aba birahagije ko mwakora ibintu bikomeye, mu kubaka urusengero rukomeye, mukagura ahantu wanyu mushiruzamo. Ati ibyo gute? Ariho ngitangira mwerekana bamaze imyaka 10 bataragura parcelle badafite aho basengera. Ibyo urambwira ngo nogira gute no kwishura ari ikibazo kuri twe. Aho natangariye umugabo wuzuye imibare, ibintu byose byamaze kubibona. Hari bimwe twese dushaka ngo twerekwe. Yego. Ngo twerekwe ariho tumenya ngo Imana yabivuze ngo bizanyura he. Ariko abanyabwenge n'abantu b'abanyamibare be ya Dr. Kigabo, Professor Kigabo iwe mbese ni imibare imuzuye. Yarambwiye ati aba bantu aba mugiye mugira cotisation. Abafite akazi ko bamwe nta nakazi bagiraga. Udafite akazi nubwo yavuga ngo ku kwezi azatanga ibihumbi bingahe. Abafite akazi batanga ibyibura 20. Konti iraho ngaho ajyayo. Ndakubwira ngo mu myaka 3 ugenda ubare bari abantu, ubabare mu byiciro bitatu, numara ubare
icyiciro cya mbere naya, icya kabiri naya, icya gatatu naya, numara ibare mu myaka 3. Arambwira ngo nguye ku myaka 3 mwaba mufite ahantu hanyu mukorera munasengera, ukava muri stress zihanitse zishobora gutuma umurimo w'Imana udatera imbere. Yego. Niwe muntu numvanye ibyo ngewe n'ukuri n'abandi. Unaganira abakozi b'Imana batoke dukubanza gusenga abantu bakaboneka, bigara gute ko nyuma y'imyaka 10 mukabona gushaka ubutaka ahantu hanyu. Ariko warambwiye ati mu myaka 3 ibi birashoboka, kandi abimbwiye numvisha kanguye ubwenge bwanjye. Imana yampaye impano yo kumva rwose. Nahise mbitangira ico gihe duhita turabitangira. Bene data, dutangire tugire konti aho, tugire n'abahanga bo kujera babijere, babidufashe turebe uko bizagenda. Uziko nyuma y'imyaka 3, nyuma y'imyaka 3, anniversaire y'imyaka 3 ya Guérison des Âmes mu Rwanda, twayikoreye aho dusengera ubu, kandi aho ngaho na hacu twaguye. Wow. Rwose iyo imwibuka gusa niyo mutekereza. Tekereza gusa icyo kintu yakoze, gufungura ubwenge bw'abantu. Nyuma yaho noneho dukorana conference y'amakouple, kuko rwose ngiye ariho nshira imbaraga muri iyi myaka kurusha ibindi. Gufasha amakouple n'urubyiruko rutarashaka kubategurira gushaka. Ni nayo magroupe ngira groupe y'abashakanye mu mujyi wa Kigali duhugurana byagenda uku. Nayitangiye muri conference twakoranye nawe. Yego. Na meya wa Nyarugenge. Ndibuka ndamubwira toke wowe waza kutwigisha uburyo ingo zikora saving, uburyo zijera amafaranga, ico kiratugora mu ngo rwose. Nanjye ndigisha ibisenya ingo. Twarayikoranye. Yarigishe ndatangara, ndavuga ati isi ifite abagabo. Twese aho twaratsinzwe abaraho, turavuga ati ibintu kugeza ubwo akavuga ati n'igiceri mu rugo, akatoreka uburyo n'ibiceri bigomba gukoreshwa mu ngo z'abashakanye. Amafaranga muhembwa uburyo mwayakoresha, dépense uburyo zigomba zimwe gukurwaho, mukamenya ibindi bigomba gukorwa. Uburyo bwo gusevingira abana no kwigisha abana bagatangira kubikora bakiri muri primaire. Bazajya kugera muri kaminuza bageze he, akabisobanura turumirwa. Ngewe byarantangaje pe kuva icyo gihe. Naranabiyabitse ayo mavideo muri machine. Rwose buri gihe iyo numva ko ibintu by'imibare n'amafaranga bigize, nkunda kuyikurikira nkayumva. Ngo rangize nono nyuma bene uko tuganira, nyuma yaho niyo yavuze toke ibi mu nsengero mufita akajagari mu nsengero, kutamenya ugira bagashango bakora ibi cyangwa bakavuga yuko kuko yakwibuta abona imodoka, tunga imodoka, gira ibiki bene ibyo. Twarabiganiye njya bimbuye kuva icyo gihe kugeza none. Sinigeze bwira abakristo ngo dushaka ko twagura imodoka rwose, kuva icyo gihe kugeza uyu munsi wa none. Rwose ntibiranza no mu mutwe. Ati aho kureba ibintu bihanitse, abantu bagatangira kureba namba ari ibintu bidasanzwe, aho kingira imodoka abandi babone ko ngize guteka uko imodoka nge nafite izo natwaraga zimwe zasigaye i Burundi, sinashoboye kugira ziri i Burundi rwose. Bene uko nifitiye akavuatire gasanzwe, bene ako ngako nyine bene akuvuga nyine kara kamadamu gutyo. Arambwira ati byo ni ibintu byaza nyuma, ariko wamaze kwestara umurimo w'Imana. Kuriya wasize amateka mu bindi bihugu, mwubatse insengero, mwaguze parceri, amashuri, aho gufasha abantu, kwigisha abadashoboye cyangwa imfubyi bene ibyo. Ibyo wabikora utekanye, ariko hari adresse n'ahantu. Yego. Byaramfashije sinzibagirwa Dr. Kigabo, sinshobora kuzamwibagirwa. Muri ubwo buryo twahise tugenda tubikora gutyo gahoro kugeza n'uyu munsi. Birantungura kubona imyaka 3 ijya kurangira. Yabivuze gutya mu kanwa ke, ambwira ati imyaka 3 yashira hari ikintu mugezeho. Niko byatugendeye muri Guérison des Âmes, kuko nahise shiraho iyo programme yo gukora gutya, tubika make abonetse bene uko. Inyigisho yigishije ngewe n'inama yampaye rwose nagende
ni umugabo wakoreye Imana. Nimba inama nge yampaye muri iyo minsi twashoboye kuganira ibiri n'abandi benshi numva yagiye afasha, bamwe bari banamaranye imyaka, ngeho niho twari tugihura nyuma ya 2015 bene uko. Rwose ni umugabo w'indashikirwa udari usanzwe mu isi. Hanyuma uri buze kutubwira nk'ibintu nka bitatu ubona wenda abantu bagakwiriye kumwigiraho mu byo yagiye akora, mu murimo yakoze n'ibindi. Hanyuma wenda urahana message wenda umuryango we, inshuti ze, hanyuma tuze gute twongera tugaruke kuri wowe tuhite ibintu bitatu wenda namuvugaho. Ni byinshi umuntu yamuvugaho, ariko bitatu bitangaje namubonyeho. Cya mbere, ni umunyabwenge ungana nawe, n'imirimo akora idasanzwe, urwego yaragezeho, ariko guca bugufi namubonanye ntakomenyereye mu bantu benshi b'iki gihe. Icyo kintu rwose arihariye kuri icyo. Yego. Icya kabiri gitangaje kuri we, nabonye mu nyigisho ze zose uhita wumva ubwenge ukanabubona. Yari umunyabwenge ku rwego rutangaje. N'umuntu avuga ukabona n'ubwenge buri kuvuga, ukabona n'ibyo akora n'ubwenge buri aho. Umuntu wigisha ukumva ari gufungura abantu, ni nk'amavise yafunzwe, ukabona arafungura kabisa ubwenge bw'abantu mu buryo wumva ko abantu bari gukanguka. Ibyo nge nabimubonyeho. Icya gatatu cyantangaje, benshi uko bazamuka mu bwenge no kwiga amashuri menshi ahanitse, no kugira ubutunzi mu bifatika, no gukora mu myanya ikomeye, rwose iki ngiki tucemeranyeho mu Banyafurika. Iyo bari kuzamuka bakunda gushira hasi by'Imana no kubyibagirwa nkaho ntacyo bimaze. Ariko niwe mugabo nabonye azamura Imana hari hose, ahubwo akumva arashaka ubundi bwenge bw'Imana. Kandi ni nako bimeze, ntawe ugira ubwenge bwose, nta n'uwo bumara. Gusa nyine mu mashuri abantu bakurayo ubumenyi, ariko ubwenge n'Imana ibutanga. Rwose nicyo gituma nayo yavuze ngo kumenya Imana niko kujijuka, kuva mu byaha niko kujijuka. Kumenya Imana nibwo buhanga. Kujijuka ni ukuva mu byaha. Yego. Yantangaje kuri ikintu cya gatatu rwose. Umuntu ufite iriya mirimo, umuntu ufite iriya mashuri, umuntu ufite buriya bwenge, ariko agashaka Imana mu gusenga, ntiyoburira Imana umwanya wo gusenga. Ibyo yarabyivugiraga wenyine. Twebwe umuntu apfuye kuzamuka agaporomosiyo gato, amateraniro ntukongere no kumubaza, n'insengero baraziheba. Rwose ibyo nagiye mbibona mu bihugu nge nagiye nkoreramo. Yego. Rwose bamaze ati ni gute ngo inshingano ibintu bene ibyo, ntabagikandagira aho basenga, habe niwe ntasenga, ariko we yabikoraga. Icyo kintu naco kiri mu bintu byantangaje. Ndavuga ngo ntaca abantu bazireguza, ntaco tuzireguza rwose. Umuntu ukomera gutyo akagira ubwo bwenge, akigisha amashuri menshi, agakora muri banki y'igihugu, akagira gute, ariko akabonera umwanya Imana, akabonera umwanya umuryango, akabonera umwanya akazi n'inshuti, akabonera umwanya abantu yafashaga. Nagiye numva ubuhamya, témoignage, amamemoire n'ibindi. Iyo myanya yose ni umuhanga wabishobora gusa. Ni umuhanga wabishobora gusa. Hanyuma message waha umuryango we, inshuti ze, abamukundaga. Message numva nabaha, muri Yobu hajya havuga ngo haracariho ibyiringiro. Haracyariho ibyiringiro nubwo igiti cyatemwe, ariko kizongera kigira gute, kigashibuka. 14 Yobu n'umurongo wa mbere avuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuye umuruho, agakenyuka, avuka ameze nk'ururabyo, maze agacibwa. Niko Dr. Kigabo yari ameze. Twese ababyawe n'abagore turama igihe gito kandi kirimo umuruho, tumeze nk'ururabyo,
rurabya rukaba rwiza rugasa neza, ariko mu kanya gato rukaba ruracitse. Kuri 5 bakavuga ngo ubwo iminsi yategetswe umubare w'amezi ye ugategekwa nawe, kandi ukamushyiriraho urugabano atabasha kurenga. Umuntu wese yashyiriweho urugabano atabasha kurenga. Kuri 7, 14:7, erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe congera gushibuka. Igiti iyo gitemwe congera gushibuka. Kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacu usazira mu butaka, n'igishyitsi cyacu kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, kigatoha nk'igiti kikiri gito. Ibi bivuga iki ku muryango wa bugufi wa Dr. Kigabo, mu rugo rwe na famiye ye, natwe twese abafite amasano aho duhurira nawe n'inshuti n'abandi? Haracyariho ibyiringiro yuko igiti niyo gitemwe congera kigashibuka. Mu mvugo z'umwuka na Bibiliya biba bivuze iki? Bivuze ko iyo umuntu agiye ni igiti gitemwe, ariko igiti iyo gitemwe gifite igishitsi, gifite imizi. Yaandi ibyo bishaka kuvuga iki? Ni umuntu uba ufite umuryango. Iyo ufite umuryango, iyo ufite urubyaro, deja iyo ni imizi, ico ni igishitsi. Mu rubyaro rwa Dr. Professor Kigabo harimo ba Kigabo benshi bagiye gushibuka muri kiriya gishitsi gisigaye yasize. Imizi kwishoreye mu butaka, yani iyo mizi ni iki? Ni ukwiringira Uwiteka. Icya kabiri, bakaba baratewe mu rugo rw'umwami. Iyabaremye rero niyo yabashinze, niyo ifite imizi yabo iri mu butaka. Ni ukuvuga ngo nubwo gitemwe, imvura irongera ikagwa, kigashibuka, kandi uzabireba igiti cyatemwe cyose ugitema ari kimwe kikagwa, ariko iyo kigiye gushibuka nticyongera gushibuka kimwe, gihita kimeraho ibiti byinshi bikizengurutse. Hakazamuka igiti ku ruhande, hakazamuka ikindi ku ruhande. Ni ukuvuga ngo hazazamuka ba Professor Kigabo benshi bazashibuka mu muryango, mu rugo rwe, mu muryango we, muri famiye, mu buryo bwagutse. Icya kabiri, mubo yareze, mubo yigishije, mubo yatoje gusenga Imana, mubo yigishije Imana, aho hose hazashibuka abana. Gusa nuko Bibiliya yavuze ngo umuntu wese yamushiriyeho urugabano atabasha kurenga nubwo yabigira gute. Bivuga ngo iminsi Dr. Kigabo ataragomba kurenza yari iriya myaka, itariki yari iriya nyine rwose. Hari igihe abantu bavuga ngo wenda ngo nuko byagize gutya. Ego, indwara yose ihitana umuntu ni igare riba ryohereje kumutahana, rirekuwe n'Imana ikarihuza n'amatariki yiwe yari yarashiriweho urugabano atabasha gusimba. Twese ntawe uzarusimba, imyaka yanjye sinzayirenga. Ibi rwose ni nacyo gituma njye mu buzima bwanjye byanyigishije iki? Kubera ko sinzi itariki yanjye, ushobora kuba ari mike, ari amezi, cyangwa ari imyaka. Nicyo gituma bintera kuvuga ngo nihaye kuvuga ngo nanjye maze kumva inkuru, message nabonye ko Dr. Kigabo arangije, nananiwe kubyumva kugeza ubwo nahagurutse ndagenda njya mu rugo iwe. Ngezeyo nicayeho, niho nashoboye gutekereza, ndavuga ngo ndabyemeye, yagiye. Icyo nizemo ni iki? Nahise mvuga ati by'ukuri, nimba Imana ibasha gutwara umugabo nk'uyu wari ufitiye akamaro imbaga y'abantu, noneho akagirira akamaro n'igihugu, akagirira umumaro yari amariye itorero rya Kristo. Igitangaje kindi kuri Kigabo, nubwo wambwiye bike kuvuga, ariko icakane novuga kuri we nuko niwe mu Kristo nabonye mu mujyi wa Kigali utagira imipaka. Wamenye agaciro kuba mu itorero rya Kristo kuruta kuba mu idini. Buriya dutunze benshi bibera mu madini bataba mu itorero rya Kristo, ariko kuba mu idini, naba mu itorero rya Kristo nashaka simbe mu idini. Ibyo bisobanura gute? Ni ukumenya
ubwaguke bw'itorero, umubiri wa Kristo. Nicyo gituma uzamubona muri ADPR ka adresse yako asengera akorera, ariko ukamubona muri Zayoni, ukamubona muri Gerison des Âmes, ukamubona muri Foursquare, ukamubona muri Healing, ukamubona muri Zande, amatorero yose ukamubona muri za Betani, umujyi wa Kigali hose arajyayo. Kubera iki? Azi ngo hariya nubwo bariya ni bene data, n'ubwoko bw'Imana, ntahatanze umusanzu w'inyigisho cyangwa ngo mbatange ituro, rwose naba mpafitiye ideni. Uriya bari umugabo uzi gukuramo amadeni mu itorero rya Kristo ahantu hose bene uko nguko. Ibyo naco kiri mu bintu byantangaje. Ibi benshi ntibabizi rwose. Ari umuntu avuga ngo njyewe idini yanjye niyi, singomba gusengera, akagira ngo yarabishoboye. Oro bariya bari imbata z'idini. Ariko uyu ni umugabo wuzuye umwuka w'Imana, avuga ati hariya ndahumva umwuka w'Imana, hariya hari umusanzu nahatanga w'inyigisho yafasha urubyiruko, yafasha amakupule, yafasha abashakanye, yafasha abandi. Ibyo Kigabo yarabikoze. Icyo rwose ni ikintu twese twamwigiraho igihe tugifite, tukibyaza umusaruro. Byanyigishije gukorana umwete mu minsi isigaje. Icya kabiri, gufasha abagowe mu gihe kibishoboye, gutanga inyigisho abantu biye hose, mu nsengero, mu rubyiruko, za kaminuza, na henshi aho nshobora hose njyayo. Kuko mbavuga ati nintabitanga, nintabikora none kaba nsigaje amezi angahe ngapfa, nzaba ngiye se nakoze iki? Aba bantu iyo mbasigiye ubuhamya namara nkazigendera narabikoze. Ikibazo benshi iyo bakora abona ari neza mu mirimo, ni bishop, ni apostle nkanjye, ari mu itorero ryiza, ari mu nzu ye, ibintu bindi byo, akavuga ata reka nigumire mu byanjye. Ariko Imana ndishaka ko ubuhamya busigaho gusa. Kunda kubivuga ngo umuntu wese ni intumwa y'ahantu hatatu, wabyawe n'umugore wese ni intumwa y'ahantu hatatu, yatumwe mu itangiriro. Niko babivuga ngo murinde kandi mukorere isi yanyu. Umuntu wese ni intumwa ku gihugu ce, ariyo siye. Ugomba gukorera igihugu cawe, kushaka kugisigamo amateka meza, nabo muturanye bakamenya ko mwaturanye, naho ubaye bakamenya ko waba habaye. Iyo baburaye bamenye kuri igisubizo nka Yobu. Kigabo yari mu murongo wa Yobu. Yobu niwe mugabo wavuze ngo nageze ku rwego aravuga ngo nabaye amaguru y'ibirema, mba amaboko y'abatayagira, ngo mba amaso y'abatareba, ngo n'umukene wese ngo umukene wese unyuzeho ngo yansabiraga umugisha, ngo n'uwendaga gupfa wese yapfaga avuga ngo Mana uzahe Yobu umugisha. Umuntu agapfa avuga Yobu mu kanwa. Bivuga ngo aravuga ngo ndababereye amaso, mbabera amaguru, mbabera, ngo nta na kimwe ntabakoreye. Mbese abagabo nkaba Professor Kigabo rwose uramureba ukabona rwose yari umurongo, avuga ati uriya muntu yahuye n'ikibazo, reka mugereho. Uriya muntu arashonje, reka mufashe. Urubyiruko reka ndebe ibyo narwigisha. Numvisha ubundi buhamye nkavuga ati ko nzi ngo njye nyine, naho kumbe abantu bose bene ko rwose tuze twiga umuntu wese kumenya ngo iminsi ndiho niyo gukora neza. Nari mvuze ko umuntu wese ari intumwa yo ni intumwa y'isi. Umuntu agomba gukora neza igihugu ce, cyangwa se aho atuye hose hasiga amateka meza. Aha kabiri, umuntu wese ni intumwa yahavuka. Kigabo nta deni afite mu muryango havuka rwose, uretse n'umwabo mu nzu indani kuri yamaza agiye agabura na yacu ahuririya hirya n'ibiki na biki, twese yari igisubizo. Ku gihugu ndabizi yatanze umusanzu uko abishoboye, mu miryango ibyo turabizi, mu matorero ya Kristo. Aha gatatu, umuntu wese ni intumwa mu mubiri wa Kristo. Nukora hariya handi neza ugasiga aho uzahabazwa, kandi nukora mu by'umwuka mu mubiri wa Kristo ugasiga mu miryango naho uzahabazwa. Bene aba ni abagabo bafite amateka n'ubuhamya basize ahantu hose. Rwose ibi byarantangaje kuri we, kandi bimpa isomo. Nsubira ngeze mu rugo iwe nkemezwa neza ko yagiye. Naravuze ati Imana mpa imbaraga zo gukora neza mu minsi isigaje, yaba mike yaba myinshi, nzagire icyo mariye abantu, abamenye n'abo twegeranye nzagira icyo mbamarira. Kandi kumarira abandi
kugira icyo bamarira si uko ufite ubutunzi burenze, oya, ni umutima gusa, umutima mwiza wonyine. Nanjye by'ukuri mvuze inama yampaye hari icyo zamfashije naho zankuye, ntazamwibagirwa rwose. Kuri ibyo ndumva ko umuryango nawe ubwira ngo haracyari ibyiringiro, n'iyo igiti gitemwe kirongera kigashibuka. Ba Professor Kigabo ni benshi mu muryango we, ni benshi muri famiye, ni benshi mu gihugu, ni benshi mu itorero, ni benshi aho yakoraga, ni benshi. Imana irabahagurutsa, bazahagarara mu ivu rya Mwizerwa, hahise hahagurukamo Byiringiro. Mwizerwa atarapfa Byiringiro ntiyarahari, ariko Mwizerwa umunsi yapfuye batunguwe no kubona Byiringiro ahagaze. Hanyuma mbere yuko tuza kugana ku musozo, hari umuntu udukurikiye ufite agahinda, ubabaye bitewe n'impamvu zitandukanye. Ashobora kuba ari ibyago, ashobora kuba ari amakuba, ashobora kuba ari kubabara muri we bitewe mu mutima, afite ibikomere mu mutima, afite wenda ibikomere ku mubiri se. Uyu muntu ni iki wamubwira? Gira message umuntu umeze gutyo. Abababaye bose, abaremerewe bose, abarushe bose, nabarangira ahantu heza ho kuruhukira. N'ahandi ni muri Yesu wenyine yahagaze muri disikuru yavuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange ndagira gute ndabaruhura. Nongere mbwira babuze ababo bameze nk'uyu twabuze. Nongere mbwira bafite ibindi bibazo biremereye wenda bijyanye n'ibihe, kuko n'ubundi turi mu bihe byiza, turi mu gihe kidukomeranye. Ubona ko twese isi yose irakubwe, yego, abazungu, abirabura, abanyafurika, twese turakubwe. Hari n'abantu bahura nawe bakakubwira ngo nagize ibibazo, naburaye, nagize gute. Hari ababitubwira kubera tuba dushumbye, ukamenya umukristo wa burayi, ukamenya ugafasha, akagera n'igihe urinanirwa. Reka mbwira umuntu wese ufite ikibazo, nimba ari cyo kubura inshuti, kubura umubyeyi, kubura ubufasha bwamufashaga, ari utakaza umuntu, ari we watumaga wiga, ari we watumaga uba mu nzu, noneho kumva byose birarangiye. Reka mbabwire ngo haracyari ibyiringiro. Imana ntiyagutaye, Imana ntiyaguhanye, Imana ntiyagutereranye, kandi Imana ntizaguha abanzi. Umugambi watumye kurema nawe ikurindira. Irinda umugambi wayo kuruta uko yarinda ibiremwa abantu bazi. Nimba inandinda sinjirinda, irinda umugambi wawe uri muri nge, iza abantu nzahembura, iza abantu nzabera igisubizo, bigatuma indindira abo bantu. Nawe uri mu bihe bikomeye, kuba gusa ugihagaze byonyine, cyo ni ikimenyetso cyiza cyo kugira neza kw'Imana. Iracyahagukura, iracyagukoresha ibikomeye. Ushaka kuvuga ngo abamfasha ko babuze. Igitangaza, Imana ntikureba nk'ufashwa gusa, ahubwo irakureba nk'igisubizo cya benshi uzafasha wewe. Hari igihe urarurira kugira ngo ubuzima burarangiye, ariko Imana ikakureba nk'umuntu utangaje mu minsi iraha imbere, ugiye kuzahembura benshi, ugiye kuzakomeza benshi. N'uwo bazimana ngo izina ryawe ninde, ntiyavuga ririya bakwita. Iyo ukenye bakwita umukene, iyo urwaye bavuga ngo uriya murwayi, bakara bakakwitirira n'indwara warwaye. Nimba ari umuntu afite ubumuga bakabumwitirira, nimba ari umuntu ufite ikibazo bakakimwitirira. Ariko Imana si uko yita abantu. Iyo abantu bakwita uko bakubona, iyo yikakwita kiriya yagusezeranije. Izitwita amazina y'amasezerano, ikatwita amazina ahwanye n'umugambi dufitiye. Ishobora kukwita umunyemari uri umukene ugaburirwa, ishobora kukwita minisita utanayoboye, utagira n'ico uyoboye, ishobora kukwita dogita utararangiza n'abanza, ishobora kukwita umuterankunga wa benshi, ikakwita umukozi w'Imana mpuzamahanga rwose utazi naho matayi iherereye. Imana ntitwita uko abantu batwita, itwita icyo tuzabaco, ariko abantu bakatwita uko batubona uyu munsi. Rwose nicyo gituma humura, utuze, komeza umutima. Ikigoye abantu ni kimwe, hari igihe abantu bakubitwa n'ibibazo bagakomeza kwizera Imana ariko bagapfusha kuyizera bo. Iyo nayo n'indi blockage iza gutuma umuntu agira ibibazo. Ariko iyo uhagaze neza, wizera Imana 100%, warangiza nawe ukiyizera. Gute ukavuga ati yandemye ndi ikiremwa kiri special,
bariya bakomeye tubona, bariya abazungu tuvuga ngo bavumbura ibintu, nta kintu bavukanye tutavukanye, ntacyo bafite tudafite, ariko igituma bakomera nuko bigirira icyizere, akavuga ngo ndashoboye, yarangiza agatangira guhanurira ejo he hazaza. Guhanura nuko kenshi abakiza tubyita ngo nuko umuntu aba yatitiye cyangwa aba yarose. Hari uguhanura kurenze kurota, ni uguhanura ejo hawe hazaza ukoresheje gutekereza kwawe gusobanutse, gutekereza kwiza, kuko abantu igice kinini cy'abatuye isi bagendana gutekereza ku bidashoboka gusa n'ibyananiranye, agatuma yiyemeza ko nawe bidashoboka ntacyo azashobora. Ariko bafite gutekereza kwiza, atangira kurema isi ye y'ejo atarayigeramo, akavuga ngo ejo wanjye hagomba kuba heza, habigizwemo nande, uruhara ni babiri, n'Imana nanjye. Icyo gituma Dawudi yavuze ngo njye n'Uwiteka tuzakora iby'ubutwari. Uhagarara ku Mana wizeye, nurangiza nawe wigirira icyizere, bagati uriya mwene nakawe ko yakomeye kuko inge ntakomera, bariya bo kukibaza kuko inge ntazamuka, kagera ubwo nanjye nzatunga abandi kuko inahora ntunga. Niyo nyigisho maranye uku kwezi kose kwa mbere, kwigisha abantu uburyo bwatuma umuntu wese agera ku ntego z'ubuzima bwe n'ubuzima buhindutse rwose. ni ukugera ahantu wumva ko utagomba guhoza amaso kwigira ku bananiwe, ukiga ukagerageza gukora ibishoboka byose kwigira ku babishoboye. Nimba barabishoboye nta mbuto bavukanye nabo ni nanjye nabigeraho rwose, iki kirashoboka. Ikindi nacyo maze iminsi nigisha nuko n'abantu tugomba kwemera kuba mu buzima bwo guhekwa. Hari umuntu baheka avutse, bakamuheka acutse, bakamuheka yiga, bakamuheka ashatse, bakamuheka abyaye, bakamuheka ashaje. Yani kunyugwa no gutungwa n'utwo abantu baguhaye gusa, tuhaguruka ubwe ngo amaboko bakoresha niyo mfite, imbaraga bafite n'umutwe bafite niwo mfite, nanjye ntegerezwa guhekwa n'Uwiteka wenyine gusa, imigongo y'abantu nkayivaho. Iyo ibyo ubitekereje warangiza ukabirambirwa, ubwo buzima ukumva urabuhararutse, Imana irabuguhindurira. Niho navuze ngo iyo utararambirwa ubuzima bubi, Imana ntibugukuramo ahubwo ibukurindiramo, ariko ukabutindamo, ariko igihe cyose uzaburambirwa irabugukuramo kuko nawe warabwanze. Imana ibafitiye imigambi myiza. Imana si ingome, Imana ntiyanga abo yaremye, ibakunda bose, ari abayiramye n'abatayiramye, ari n'abayisenga n'abatayisenga. Ifite droit yo kubabeshaho, ariko akarusha abayizera n'abayisenga, ibakoraho ibikomeye. Ibakoraho ibikomeye rwose. Nshuti zanjye, mukomere, dufite Imana ishobora byose. Nidutakaza abakomeye, hagarara uvuge ngo ubu ninjye ugiye gukomera nkore nk'ibyo yakora. Uwo mukora n'ukomeye nagenda, hagarara uvuge ubu ninjye ugiye kubikora. Mu muryango ukomeye nagenda, mutangire mwire mvuge ubu nitwe tugiye gukomera, kandi ibyo birashoboka. Hanyuma sinzi nimba hari ikindi watubwira, hanyuma tugashimira abantu badukurikiye, anako tubwira ko tuzakomeza kugenda tuganira uko Imana idushoboje. Hari message nyinshi tuzagenda tuganiraho, hari topic nyinshi uzagenda tuganiriza. Hanyuma sinzi niba hari message ufite, hanyuma tuze kugana ku musozo yindi ikindi kintu wababwira. Icyo navuga cyanyuma ni kimwe, iriya jambo Yesu yavuze muri Yohana 9:3-4, muri disikuru yavuze ikomeye, aravuga ngo natangaza abantu, aravuga ngo kuko bari bagerageje kumubwira ati kubera ko ufite akajagari kenshi, ukora ibintu byinshi mu kanya gato, tuza usakuriza Isabato, ugasakuriza abafarisayo, ugasakuriza abayuda, ugasakuriza abaroma, mbese akabona ko Yesu ari umunyakavuyo gusa, aha yasakuriza abantu. Ariko arabwira ati nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa butarira. Nkwiye gukora butarira. Muzasoma umubwiriza 12, ujye wibuka umuremyi mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaragira gute, itaraza. Ubwo uzaba uvuga ati sinejejwe nabyo. Yarashatse kuvuga Salomo yarageze mu busaza ati cyansubiza mu busore, nabo byaza umusaruro. Abwira abasore ati rero nimwibuka umuremyi wanyu iminsi mibi itaraza, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Yagiye anabisobanura avuga ngo abasyi batararorera gusya, yaani uko yari avuze ngo amenya ataragushirana ngo unanirwe no guhekenya cyangwa gukanda.
ngo barungurikira mu madirisha batarahuma, amaso atarapfa, yaravuze amaso. Agenda avuga ngo inyoni ziririmba zijwigira zitaraceceka, ririmbira umwami ijwi ritaragushirana rikiriho. Inyoni zijwigira ko amajwi. Bene uko agenda avuga, bene uko ngo intwari zitarunama ngo zinanirwe kugororoka, umugongo utarakunamana ngo kunanira umugongo ngo ucike, igihe umugongo gikomeye. Aravuga ati ni igihe cyo gukoresha imbaraga bigishoboka. Naho Yesu yavuze ngo nkwiye gukorera uwantumye hakiri ku manywa butarira, ubwire ndabubona imbere yanjye. Yabonaga urupfu, ariko twese ubwire burahari, ni urupfu, ni ubusaza, n'ibyago n'ibindi. Yego, ushaka kwanga gukorera Imana ufite ubutunzi ukazabyifuza bwaragushiranye. Ushaka kwanga gukorera Imana ugifite imbaraga, cyangwa ukorere n'abantu n'umuryango n'igihugu gikomeye, ubundi ubusaza bukagukubita cyangwa indwara zikagukubita hasi. Nshuti mudukurikiye, dukwiye gukora imirimo y'uwadutumye butarira hakiri ku manywa. Twese ubwire burahari, kandi twese nabivuze, twese turi intumwa Imana yatumye ku isi igutuma gukorera igihugu, gukorera umuryango, gukorera ubwami bw'Imana. Imana ibaho umugisha, kandi ibidushoboze tuzabikore nka Yesu. Murakoze. Reka tugushimire cyane. Hanyuma ubutaha dusiga icyifuzo, muzaduha ubuhamya wowe na madamu wawe, hari ibyo Imana yabakoreye, mumaze igihe kinini muri kumwe, muzagira amabanga mubwira abandi bantu. Hari abamaze imyaka 2, imyaka 3 byaranze, bamaze imyaka mike barushinze, ariko iyo ugeze iwabo urumirwa. Abandi bari gukora amadivorce, abandi biri kwanga. Ubutaha wenda tuzabirebe. Hanyuma ubuhamya ku rushako rwose kubashatse rwose nabikora, kuko yego, nimba ari ikintu ubona kiremereye muri iki gihe, ningo uko umwanzi azimere ari kuzisenya. Ya nzoka yasenyurwa Adamu na Eva, ubuho yarasaze, ubuho sinzi ko ari umutwe umwe gifite. Reka dusenge. Yes, hanyuma reka uze gusengera abantu twabanye, abadukurikiye. Hanyuma kuri wowe wadukurikiye, wifuza kuduha ubutumwa, wifuza kugira icyo uvugana na Apotre Sosthene, ushobora kutwandikira. Hariho uburyo ushobora kutubona, cyangwa se niba biza gukunda ushobora nawe kuza kutubwira uko mushobora kumubona, hanyuma akaza kudusengera tugana ku musozo. Murakoze. Abazabikenera bazakunyuraho bakwandikire. Yego, nta kibazo, ubwo uzabitumenyesha. Mana, mu izina rya Yesu, nsabiye imiryango yatakaje ababo, duhereye kuri uyu wa Profesa Kigabo n'indi yose iri muri iki gihugu n'iri hanze y'u Rwanda, aho imigabane yose uko ingana, hari abantu benshi batakaje ababo, bakunzi babo bari mu gahinda barababaye. Hari abana babuze ababyeyi bari mu gahinda barababaye. Hari ababyeyi babuze abana babo bari mu gahinda barababaye. Mana izi komora ibikomere n'ibisebe, igakiza abantu. Kora igitangaza kuri imitima yose, uyomore kandi uyikize. Abababaye ubahe kwishima. Abari mu bibazo bindi by'ubukene n'intambara zindi z'indwara n'imyuka n'ibindi, ni wowe wenyine wabasha gukora operasiyo y'imitima. Bibiliya ivuga ngo umutima iyo urwaye ngo ninde ubasha kuwurondora, ngo keretse Uwiteka wenyine. Mana, iriya mitima nama n'iriya mitima y'umwuka atari y'inyama, nta wundi wayigirira neza atari wewe. Abashonje ubagaburira, abarwaye ubadukiriza, abari mu gahinda n'ibibazo bagaruye ibyishimo n'ibyiringiro ko ejo haba ari heza. Ndahanurira ubuzima bwiza